nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko twababwiye yuko tuzajya tubaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi numva nuzuye ibyishimo byo kongera kubabona. Tugiye kuganira rero ku mateka y'itorero rya mbere. Turavuga ku mavu n'amavuko yaryo, uko ubu Kristo bwavutse, ababigizemo uruhare, ndetse n'uko itorero ryagutse n'uko ryagiye ryigabanyamo ibice kugeza uyu munsi. Igice cya mbere rero reka twihute tuvuge ku inkomoko y'itorero n'aho ryavuye. Itorero rya mbere ryavutse nyuma y'izuka rya Yesu Kristo ahagana mu mwaka wa 30, rivukira i Yerusalemu. Ari mu kinyejana mu kinyacumi cya 4 nk'uko mubibona, cyase mu byumba bw'umwuka wera yamanukiraga ku bigishwa ku munsi wa Pentekote. Abisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cyanditswe n'umudokiteri witwaga Luka, ibice bya 2 umurongo wa 1 dukomeza. Itorero rya mbere ryari rigizwe n'abigishwa bizeraga Yesu Kristo, bakamwizera nka Mesiya wabo wari warabasezeranyijwe, bityo bagatangira kubwiriza ubutumwa bwo kurokorwa ku buntu binyuze mu kwizera. Inyigisho z'ibanze itorero ryagenderagaho muri icyo gihe kwari ukwemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Izo ni izo nyigisho z'ibanze. Bifite resource cyangwa se source tubisanga mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 14. Ikindi izo nyigisho zibandaho ni ubutatu butagatifu. Kwemera ko cyangwa se abakristo ba mbere bemeraga ko ari ubutatu butagatifu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Abakristo kandi b'icyo gihe bemeraga ubugingo buhoraho, bakemera ko babuheshwa cyangwa se babuheshwaga no kwizera. Ubugingo buhoraho bwari ubutumwa bwabugenewe abantu bose. Abakristo b'icyo gihe bizeraga agakiza k'ubuntu, agakiza katanyuze mu mirimo, agakiza katanyuze mu mategeko, nk'uko Abisirayeli ba mbere bari bakijijwe cyangwa se bakizwaga n'amategeko 10 n'ayandi Mose yagiye abahereza. Ariko abakristo b'icyo gihe bizeye agakiza k'ubuntu kanyura mu kwizera Yesu Kristo, atari kubw'amategeko ya Mose gusa. Abagize uruhare rero mu gushinga itorero rya mbere, nk'uko twabivuze, itorero rya mbere igitekerezo cyaryo cyangwa se ishingwa ryaryo ryazanywe na Yesu Kristo. Niwe washinze itorero rya Gikristo, ashingira i Yudaya ubwo yatoranyaga intumwa 12, akazituma akazibwira ngo bajye mu mahanga yose babwirize ubutumwa bwiza. Nyuma y'ibyo, abagize uruhare rero mu gushinga itorero rya mbere ryavutse ku munsi wa Pentekote harimo Petero. Niwe watangije itorero n'ijambo yavuze ku munsi wa Pentekote. Niba mwibuka neza, hari aho yavuze ngo bagabo b'i Yerusalemu, namwe bandi mwese nimugire ngo twasaze, ahubwo uyu ni umunsi wa 2. Aho ngaho rero Petero niwe watangije itorero rya Pentekote. Uwamukurikiye wagize uruhare rukomeye ni Pawulo yabaye intumwa ya Kristo Yesu kuva igihe yahinduriwe, ubwo Kristo yamutunguraga agifite amatsiko kurenganya ubwoko bw'Imana, ariko akaza kumutungura mu nzira. Ubwo yemeye guhita aba intumwa ya Kristo. Pawulo rero yagize uruhare rukomeye mu kujyana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu mahanga yose,
asobanura inyigisho z'ubutumwa bwe bwiza. Undi wagize uruhare ni Yohana. Yohana wari umwigishwa wa Yesu, yanditse ivanjiri cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yandika urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu rwa Yohana. Hanyuma yandika kandi igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ari ku kirwa cya Patimo. Abandi bagize uruhare ni Ignatius, abanditsi batandukanye bo muri bihe mu kinyejana cya gatatu n'icya kane, Polycarpe, Justin Martyr, Irenaeus, nabo ni abanditsi bagiye batanga ubusobanuro ku kwemera no kurwanya ubuyobe. Gucikamo ibice hagati y'Abayahudi n'abandi bizeraga Kristo. Abayahudi batari bemera Yesu Kristo nk'umukiza batangiye kwitandukanya n'abamwemera. Icyo gihe hari guhera mu kinyejana cya mbere, icya kabiri, mu kinyacumi cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Abakristo batangiye kwirinda imyemerere ya Kiyahudi, bakimukira mu myumvire mishya y'isezerano rishya rya Yesu Kristo. Reka tunyarukiye ku gice cya kabiri kivuga impaka z'ukwemera n'ubuyobozi. Izo mpaka zavutse guhera mu kinyejana cya gatatu, icya kane ndetse no mu kinyejana cya gatanu. Tugerekeranije hagati y'umwaka wa 300 n'umwaka wa 450. Icyo gihe rero hagiye habaho impinduka zitandukanye mu itorero. Ubutegetsi bwa Roma bwemeye ubukristo biciye mu iteka rya Mira, iryo bitaga Edict of Milan, mu mwaka wa 313. Wakwibaza ngo kubera iki Roma yemeye ubukristo? Mbere kuva itorero rikivuka rya Gikristo kugera muri ya mwaka wa 313, abakristo bararenganyijwe kuko itorero rya Gikristo ryafatwaga n'idini rya Kiyahudi nk'itorero ry'ubuyobe, nk'idini y'ubuyobe yari ivutse. Ibyo byatumye abitwaga abakristo barenganywa, baratotezwa, benshi baricwa, muzi ko intumwa zishwe, ndetse n'abandi batagiye bavugwa barishwe. Rero mu mwaka wa 313 ubukristo bwaremewe, bwemerwa n'umutegetsi w'Umuroma witwaga Constantine. Ibi byatumye itorero ryemerwa, rinatangira kugira ijambo mu buzima bwa politiki ya Roma. Ariko nubwo ubukristo bwemewe, ntabwo byabujije inyigisho z'ubuyobe zitandukanye zagiye zivanga muri icyo gihe. Twavuga nk'inyigisho za Arius. Arius yigishaga ko Yesu atangana n'Imana, ko yabayeho nyuma yayo. Yagiraga ati habayeho igihe aho umwana atariho. Ibi byahakanye ubusabane bwuzuye hagati ya Yesu n'Imana Data, maze bitera impaka zikomeye mu bantu. Hajeho kuba inama ya Niceya yabayeho mu mwaka wa 325 nyuma y'ipfa n'izuka rya Kristo. Iyo nama yateranyijwe na Constantine, wari umwami w'abami wa Roma, ngo izane amahoro mu itorero. Inama yemeje ko Yesu afite kamere y'Imana, yari Imana igice kimwe akaba n'umuntu ikindi. Bivuze ko yari afite kamere imwe n'Imana Data. Inama yemeje kandi ko umwuka wera ari igice cy'Imana, ni Imana yigaragaza mu buryo bw'umwuka wera. Iyo nama yamaganye inyigisho za Arius, hanyuma ifata umwanzuro wo kuzirwanya.
Ibindi byemezo byaje gukurikiraho, habayeho inama yindi y'i Constantinople muri 381 nyuma y'ipfa n'izuka rya Yesu. Inama yashimangiye ubutatu butagatifu nk'uko iya Niseya yari yabigenje. Inama ya Efeso nayo yabaye muri 431 nyuma ya Kristo. Hakurikiraho inama ya Chalcedon muri 451 nyuma ya Kristo. Izo nama zose zasobanuye kamere ebyiri za Kristo, y'Imana n'umuntu. Igice cya gatatu twihuta tuvuge ku gushinga imizi kw'itorero ryunze ubumwe, icyo bita Eglise universelle. Abantu bamwe cyane cyane aba Catholique niho bahera bavuga bati Catholique ni Eglise universelle. Kagira bati kwemera kumwe, itorero rimwe, kiliziya imwe n'ibindi. Rero gushinga imizi kw'itorero ryunze ubumwe muri 450 kujya mu 1054 nyuma ya Kristo. Kiliziya ya Roma yatangiye kugira ububasha bukomeye. Papa aba umuyobozi w'itorero ryose. Twibukiranye yuko umutegetsi wa mbere wa Roma ari we wabaye n'umupapa wa mbere. Ubutegetsi bwa Roma bwashyize imbere ubukristo nk'idini ry'igihugu. Papa yari afite umwanya ukomeye cyane mu itorero kuko yiswe umukomisiyoneri cyangwa se ukurikira Petero, akaba umuhuza w'isi n'ijuru. Uko imyaka yagiye ihita, Papa yatangiye kugira ububasha kurusha abandi bapasitori cyangwa se abayobozi b'itorero, bituma habaho ubutegetsi bukomeye mu itorero ry'Iburengerazuba ariho Roma. Ibyo rero byaje gutera amashyari hagati y'abayoboraga Eglise universelle, bituma haza kubaho gutandukana kw'itorero ry'Iburengerazuba n'itorero ry'Iburasirazuba. Ubwo twavuga ko habaye gutandukana kwa Roman Catholic cyangwa se idini y'i Roma n'idini y'Iburasirazuba ariyo yitwaga Orthodox. Hakomeje kubaho impaka ku butatu, ku isakaramento no ku ndimi zikoreshwa. Mu 1050 ubwo twavuga ko ari mu kinyejana cya 11 habayeho schism, itandukaniro ry'itorero rimwe riba amatorero abiri. Abahanga bavuga ko ariyo Great Division yabayeho mu itorero, yateye guhungabana kw'itorero mu bice byose. Ingaruka rero iyi schism yagize yateye kuvuka kw'amatorero abiri. Havuka Katolika y'i Roma, havuka na Orthodox y'Iburasirazuba. Hakomeje gukomera k'umwanya wa Papa i Roma. Amategeko y'itorero abishingiye ry'imiyoborere mu butegetsi bw'i Roma, ariko ku gice cy'Iburasirazuba biratandukana. Bo bashingiraga kuri patriarchs, abapere b'itorero, abakuru b'itorero, abasaza n'abaki, nibyo bashingiraga. Igice cya kane kivuga ku ivuka ry'amatorero menshi nk'uko tuyabona uyu munsi. Itorero ry'i Roma rimaze kwigabanya na Orthodox mu 1054. Itorero ry'i Roma ryakomeje kugira ibibazo bitandukanye bishingiye ku kwemera no ku buyobozi. Ibyo byatumye mu 1517 ryongera kwigabanya. Haba impinduramatwara yari iyobowe na Martin Luther, hanyuma afatanyije na John Calvin cyangwa se John Calvin.
aba bombi bambaganye ruswa yari mu itorero, bamagana kugurisha imbabazi n'ibindi bikorwa kiliziya yakoraga muri icyo gihe. Kandi iyi mpinduramatwara yabo yashimangiye ko ukwemera ari ugukiranura gushingiye ku gukiranuka kw'Imana duhabwa, ahubwo kudashingiye ku mirimo. Basobanuye neza yuko ukwemera ariko gutuma umuntu abasha kuba umukiranutsi, kwizera Kristo aho gushingira ku mirimo itegetswe n'amategeko. Aya matwara rero yatumye Luther Martin yandika ingingo 95 azimanika ku muryango wa kiliziya, hanyuma babishingiraho. Yatwaye abayoboke benshi, we na Calvin bava muri kiliziya bajya gushinga yabo matorero. Havutse rero amatorero mashyashya, amatorero y'abaprotestant. Abangaba biyomoye kuri katolika. Havuka Anglican, havuka Calvinist n'abaluteriyani. Sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, sigaye ndirimba Yesu. Nigitangaza pe, rose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka wera niwe ujya unyobora, uzangezi wanje n'ijuru amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ndwana iyo ntambara nambaye ukwizera. Ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, kandi izangeza mw'ijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Jya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe natinda kunyumva. Nigitangaza pe, rose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka wera niwe ujya unyobora, uzangezi wanje mw'ijuru amahoro. Igihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mw'ijuru. Uzatuma uruho ndetse tuzahazwa. Yesu mukiza niwe waturaritse. Nigitangaza pe, rose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka wera niwe ujya unyobora, uzangezi wanje mw'ijuru amahoro. Uzangezi wanje mw'ijuru amahoro.